mwongeye kwirirwa neza nshuti zacu, nanjye ndi Salama Niyonsenga tugiye kubana muri ka kanya keza, aho tugiye gusobanukirwa imbaraga, impano ndetse n'intego. Muri iki kiganiro turibanda ku ngingo z'ingenzi cyane cyane kumva no kumenya imbaraga zawe, impano zawe ndetse n'intego zawe. Ni iki gituma hari abantu bigira imbere mu buzima abandi bakibagirana? Impamvu nyamukuru ni ukutamenya neza ubushobozi bwabo no kutagira intego zisobanutse. Ka tubanze turebere hamwe imbaraga zacu. Imbaraga ni ubushobozi bwo guhangana n'ibigeragezo, gukora cyane no kudacika intege mu byo ukora. Buri muntu afite imbaraga zitandukanye. Zimwe ni iz'umubiri, iz'amarangamutima, iz'ubwenge ndetse n'iz'umwuka. Kumva neza imbaraga zawe bituma wumva icyo ushoboye, bityo ugategura ibikorwa bigutegurira gutsinda. Hano turahasanga impano zacu. Impano ni ibyihariye umuntu afite cyangwa yahawe n'Imana. Ni ibintu ukora neza kurusha abandi cyangwa wumva bikunezeza kandi bigutera umunezero. Imana ishobora kuba mu buhanzi, mu myigire, mu kugaragaza ibitekerezo, mu kuyobora abandi cyangwa mu gufasha abandi. Guhishura no gukoresha impano zawe ni kimwe mu by'ingenzi bituma umuntu agera ku ntsinzi irambye. Hano ka turebere hamwe intego zacu. Intego ni icyerekezo n'umugambi ufite mu buzima. Nta muntu ushobora kugera ku ntsinzi adafite intego. Intego igufasha kumenya aho ujya, ikakurinda gucika intege mu byo ukora, kandi igatuma ibikorwa byawe bigira icyo bigamije, bigera ku ntego zabyo. Intego igomba kuba ifatika, ishobora kugerwaho kandi ifite igihe cyihariye. Reka turebe impamvu kumenya imbaraga, impano ndetse n'intego bifite akamaro mu buzima bwacu. Kumenya ibyo umuntu afite biramufasha mu buryo bwinshi, ahubwo tugiye kurebera hamwe kugira icyerekezo. Iyo ni impamvu ya mbere. Iyo umuntu amenya ubushobozi bwe, impano ze n'intego ze, akora ibikorwa bifite intego. Niba umuntu atazi ibyo ashoboye cyangwa ibyo yifuza, akora byinshi ariko nta ntego, bikanamunanira rimwe na rimwe. Ikindi cya kabiri, kongera icyizere. Kumenya imbaraga zawe bituma wiyumva neza, ugahagarara neza imbere y'abandi kandi ukamenya ko ushoboye guhangana n'ibigeragezo. Icyizere ni urufunguzo rw'ubutsinzi burambye. Hano turareba nanone gukoresha neza impano zacu. Abantu benshi batangira gukora ibintu batizeye ko bafite ubushobozi bwabyo. Iyo umuntu amenya impano ze, ashobora kuyikoresha neza bityo akagera ku butsinzi vuba. Hano turareba kurwanya kwigunga ukumva ntacyo ushoboye ndetse no gucika intege. Iyo umuntu adafite intego ashobora kwigunga, kumva ntacyo azageraho. Intego ituma umuntu akomeza imbere nubwo ahura n'ibibazo bitandukanye. Hano turahasanga gutegura neza ejo hazaza. Kumenya imbaraga zawe, impano n'intego bifasha umuntu gutegura ejo hazaza. Ntukibagirwe ko umuntu adategura ubuzima bwe agira igihombo gikomeye. Iyo utateguye ubuzima bwawe ushobora gucika intege ugeze hagati kuko nta ntego uba ufite. Niyo mpamvu gutegura ejo hazaza hawe ari iby'agaciro mu buzima. Hano reka turebere hamwe uburyo bwo kumenya imbaraga zawe. Icya mbere ni ukwisuzuma. Fata umwanya wibaze, ni ibihe bikorwa nkora neza? Ni ubuhe buryo ndimo guhangana n'ibigeragezo? Ni ibihe byahise byatumye nishima? Ibi bizagufasha kumenya imbaraga zawe. Icya kabiri, gufata ibitekerezo by'abandi. Abantu bakuzi neza bashobora kukwereka imbaraga zawe. Abakunzi, inshuti, abavandimwe bashobora kuguha ibitekerezo by'ukuri ku byo ushoboye kuko baba bakuzi cyangwa mubanye igihe kinini. Icya gatatu aricyo cya nyuma, kugerageza ibintu bishya. Hari imbaraga zitagaragara kugeza igihe wagerageje. Ibyo utagerageje ntiwamenya uko ubishoboye cyangwa uko bikorwa. Ntukibagirwe ko gutsinda biva mu kwiyemeza kugerageza. Hano ko turebera hamwe uburyo bwo kumenya impano zawe. Icya mbere, kureba ibyo ukunda gukora. Imana iboneka cyane mu byo ukunda.
ibyo ukunda gukora bigaragaza ubushobozi bwawe budasanzwe. Icya kabiri, kureba icyo abandi bakubwira. Abantu benshi bakubwira ibyo bakubonamo nyine by'ubushobozi runaka, nko kuvugira imbere y'abandi, kuyobora abandi, bo bakubonamo ubwo bushobozi, niyo mpamvu baguhitamo. Iyo bakubwiye kenshi ni ikimenyetso cy'uko ufite impano aho ngaho muri icyo gikorwa. Icya gatatu ni ukwiga no gukora cyane. Impano ntikora wenyine. Kugira ngo impano zawe igaragare cyangwa impano zawe zigaragare, ugomba kwiga no gukora cyane. Impano igomba guhabwa umwanya kugira ngo ibe intwaro mu rwego rw'ubutsinzi rwawe. Hano ka turebe uburyo bwo kumenya intego zawe. Icya mbere, kumenya icyo ushaka mu buzima. Intego ugomba gutangira kumenya ibyo wifuza cyangwa icyo wifuza mu buzima bwawe. Ndashaka kuzaba iki, ndashaka kuzagera kuri iki ngiki. Nta ntego y'ukuri idatangirwa mu nzozi z'umuntu. Utangira ubitekereza bikaba nk'inzozi, warangiza ukabishyira mu bikorwa. Icya kabiri, gushyiraho intego zihamye. Intego zigomba kuba zifite igihe, zikaba izifatika kandi zigera ku ntego nyamukuru y'ubuzima. Ntukagire intego nyinshi icyarimwe, tangira ku ntego imwe ikomeye, bityo uyishyire mu bikorwa. Icya gatatu ni ugushyiraho imigambi. Intego idafite umugambi ntigere igerwaho cyangwa ngo ishyirwe mu bikorwa. Fata gahunda y'ibikorwa, menya ibihe cyangwa igihe cyo gukora, itegura uburyo bwo guhangana n'ibigeragezo. Hano ka turebera hamwe ingero z'ubuzima bw'ababashije kumenya imbaraga ndetse n'impano n'intego zabo. Nk'urugero, turabona Thomas Edison yamenye imbaraga ze mu gukora ubushakashatsi. Nubwo yatsinzwe ibihumbi byinshi, intego ye yo kuvumbura itarakomezwa cyangwa itarakomeje mu kuyobora, bityo agera ku ntsinzi ze. Ariko yabanje gucika intege ndetse abanza no kunanirwa cyane, ariko byarangiza ageze ku rugendo rwe rwo gusoza intego ye. Hano turahasanga urugero rwa Serena Williams. Impano ye yo gukina tenisi iherejwe n'imbaraga no gushyiraho intego yatumye aba umwe mu bakinnyi beza ku isi. Urugero rw'Abanyarwanda benshi, hari urubyiruko rwabonye intego yo guteza imbere mu Rwanda, bamenya imbaraga zabo, bakoresha impano zabo mu bumenyi n'ubuhinzi bitandukanye, maze bagira uruhare mu iterambere ry'igihugu cyabo. Hano turareba inama zo gukomeza urugendo rw'ubutsinzi. Komeza kwiga no kugerageza, ntucike intege nubwo byagorana. Kumenya imbaraga n'impano n'intego ni itangiriro, ariko gukora nibyo bizakuzamura bikagukura hasi bikageza ya mpano yawe hejuru. Koresha neza igihe cyawe. Igihe ni umutungo ukomeye mu buzima. Ntukagobe cyangwa ngo uwuteshe agaciro. Shyira imbaraga mu byo ufite agaciro kandi bifite intego. Ntugate umwanya wawe mu bidafite umumaro. Hano turasanga kwihangana no kudacika intege. Ibigeragezo ni ibisanzwe mu buzima. Ntucike intege. Iyo uhuye n'ibibazo, imbaraga zawe zizakomeza kukuyobora. Impano yawe izakomeza kukwereka inzira. Intego yawe ikaguha icyerekezo. Niyo mpamvu ugomba kwihangana, ntucike intege. Kwizera Imana. Kuba umuntu w'intsinzi ntabwo ari ugushingira gusa ku bushobozi bwawe cyangwa uko ubyumva. Kwizera Imana no gusaba kuyiyoborwa nayo bituma intego zawe zigerwaho mu buryo burambye kandi Imana ikabiha n'umugisha. Dusoza rero, mu rugendo rw'ubutsinzi, kumenya imbaraga zawe, impano zawe ndetse n'intego zawe ni intangiriro ikomeye. Ntukibagirwe ko ubushobozi bwose umuntu afite, iyo budafite intego buba butagira umumaro, nyine nta kintu buba bumaze. Iyo impano idakoreshejwe neza, iba nta kintu imara. Riba imeze nk'itara ritaka. Iyo intego idafite gahunda, iba nk'imodoka itagira icyerekezo. Mwakoze kubana namwe, nanjye na Salama Niyonsenga, umuntu wize imbaraga ze, akamenya impano ze kandi akagira intego isobanutse, aba afite urufunguzo rw'ubutsinzi. Ntukibagirwe ko urugendo rw'ubutsinzi rudahita, ahubwo ni urugendo rurimo kwiga,
kugerageza no gutsinda. Ntucike intege, gerageza, wige, ukore cyane kandi wumve ko imbaraga zawe, impano zawe n'intego zawe bizaguhesha ubutunzi nyakuri mu buzima. Mukomeze mugire ibihe byiza.